Bene data nshuti, uyu ni umunsi wa 22 mu minsi yacu yo gusenga no kwiyiriza ubusa 40. Turashimira Imana ko yabanye natwe muri iyo minsi yose. Turashimira Imana ko yaduhaye umugisha mu buryo butandukanye, nubwo twagiye duhura na bimwe byahungabanije uburyo twari twabiteguyemwo. Amateraniro amwe ntashobore kuba nkuko twari twabiteguye, ariko Imana yabanye natwe. N'ubu kandi iracyari kumwe natwe kandi izakomeza kubana natwe. Uyu munsi rero kuri kino cyumweru dutangiye ikindi cyumweru, ubwo kiraba ari icyumweru cya 4. Muri icyo cyumweru cya 4 cy'iminsi 40 yo gusenga no kwiyiriza ubusa, twitegura kwizihiza umunsi wa Pasika mu gihe kitari kera. Twari twihaye umugambi wo gukura mu rukundo. Muri icyo cyumweru cyose tukazakimara turiho twiga amagambo adufasha gukura mu rukundo kugeza kuri cya kigero twifuza kugeraho cy'umuntu ushyitse uri mu gihagararo cya Kristo, aho Imana izashima ko tugeza tukiri muri iyi si, tukageza aho ngaho. Aho tuzaba tutarageza, Yesu azaza huzuze, ariko intego igamijwe ku mukristo wese uri gukura neza ni ugukura yigana igihagararo cya Kristo. Ubu rero uyu munsi wa none, kuko ari umunsi n'ubusanzwe dusanzwe dutangiriraho inyigisho z'icyumweru, turaganira ku magambo atwinjiza muri urwo rukundo. Nituganira kuri ayo magambo atwinjiza muri urwo rukundo, tunayasanisha n'ibihe bikomeye, ibihe bitugoye turimo. Abandi nabo bazabona umwanya, bazakomeza mu cyumweru gitaha kuri ya minsi n'ubundi yagenwe, babaganiriza, babaha n'ingero zo muri Bibiliya bashingiraho ku by'urukundo rwa Kristo, n'ukuntu twarukuriramwo, n'ukuntu twarukuza rukatubamwo rwinshi, tugashobora kwita ku murimo w'Imana nk'uko bikwiriye. Amagambo nifuje ko twaganiraho ashingiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2, igice cya 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 11. Handitse ngo, nuko iyo nemeza abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka. Uko ndi niko bigaragarira Imana, kandi niringira yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu. Twongere ku murongo wa 14. Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Twongereho nanone amagambo yanditswe mu rwandiko rwanditswe na Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya mbere, igice cya 3, umurongo wa 16. Haragira hati, iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ibidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Aya niyo magambo Imana yampaye kugira ngo tuyaganireho, aza kudufasha kumenya uko tukwiriye guhagarara mu rukundo rwa Kristo no kurukuriramo. Ijambo rya mbere ni ririya ryanditswe ku murongo wa 11, aho
Pawulo avuga ngo nuko iyo nemeza abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka. Iyo nemeza abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka. Bene data, iyo Imana yemeye ko tugerwaho n'ikigeragezo nk'iki ngiki kiriho kinyeganyeza isi yose cya coronavirus, kikaba gihungabanije inkingi isi yumvaga ko ihagazeho, zikanyeganyega zigahungabana, inkingi zerekanaga gukomera kw'isi. Twavuga nk'ubukungu bw'isi burahungabana kubera iki cyorezo. Twavuga icyubahiro abantu bajyaga biha, nacyo abashingiraga ku cyubahiro, abumvaga ko hari icyubahiro, nacyo kirahungabana. Igitinyiro cy'abantu, iri jambo tumaze gusoma ngo mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka, birasa naho bitwereka yuko Imana yemera ko ikigeragezo nk'iki kitugeraho kugira ngo yerekane ko ari ifite igitinyiro, ko ari igomba gutinywa no kubahwa. Uko niko kuri. Iryo niryo jambo nize muri iyi minsi. Iryo niryo jambo rikomeye nize, kuko Imana yemera ko twagerwaho n'ibi ngibi, yemera ko twageragezwa mu buryo nk'ubu turiho tugeragezwa, yemera ko isi yose yagubwaho n'akaga nk'akayiguyeho, kugira ngo yerekane igitinyiro cyayo, kugira ngo abantu bakuremo isomo, abantu bamenye ko Imana ikomeye, abantu bamenye ko Imana ariyo yaremye isi, ko ari ibeshejeho abantu n'ibintu, ko ari igenga byose, abantu bongere bicishe bugufi. Hari ijambo ririho rikoreshwa n'abantu bahumurizanya basenga muri iyi minsi, ryavuzwe mu isengesho rya Salomo, asenga abwira Imana ngo yari yinjiye mu rusengero, yari agiye gutaha rwa rusengero yubatse, abwira Imana ngo Mana rero, nguko umuntu azajya aza aha ngaha muri iyi nzu, akaza aje kukubwira ibibazo abantu bafite, aje kukwereka uko bamerewe nabi, akayisaba kugira ngo Imana ijye ibumva. Imana itanga isezerano, iravuga ngo abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bakansenga, nzabumva mbabarire ibicumuro byabo kandi bakirize n'igihugu. Urumva ko icyo Imana itegereje ku bantu ni ukuyiha icyubahiro igomba guhabwa, ni ukumenya ko ifite igitinyiro, ni ukumenya ko ariyo Mana isumba byose, ni ukumenya ko ariyo Mana nyamana. Ibi rero nibyo Pawulo yabanje kumenya mbere yo kwamamaza ibindi byose yamamazije. Yabanje kuvuga ngo ibyo ngiye gukora byose, ibyo ngiye kuvuga byose mbikoreshwa nuko namenye igitinyiro cy'Imana. None rero umuntu yakwibaza ngo ese wowe wamenye igitinyiro cy'Imana? Ese wowe muri iyi minsi uriho ubona izo mfatiro z'isi, isi yareberagaho cyangwa se yagenderagaho, igaragaza gukomera kwayo, igaragaza ubushobozi bwayo, igaragaza icyubahiro cyayo, abantu bakavuga ngo nitwe dukize, nitwe dufite ubushobozi, nitwe twagenga, igihe bagendeye ku bwenge n'ibindi nk'ibyo ngibyo abantu bashingiragaho, bakumva ko icyo ari cyo gitinyiro barimo bareba kigaragaye mu isi, aho kugira ngo Imana ishyirwe hejuru, ibyo bashyira hejuru bikaba ari byo bijya hejuru. Ese muri iyi minsi uriho urasobanukirwa neza igitinyiro cy'Imana? Uriho urumva neza ubutumwa butambuka muri ibi ngibi Imana nawo ishaka ko tumenya nabyo? Ibyo rero nabyo nabonye ari isomo dukwiriye kwiga muri kino gihe turimo dutekereza ku buryo twitwara mu masengesho yacu, ku buryo twitwara imbere y'Imana tuyinginga, ku buryo twitwara muri kino kigeragezo turimo cy'iyi ndwara yugarije isi kandi imaze n'iminsi igeze no mu gihugu cyacu. Yobu yahuye n'iki kibazo. Yobu yahuye n'iki kibazo, arageragezwa. Yageragejwe atari uko yakoze icyaha,
yageragejwe ahura n'ibyago bimukoraho, bikora ku muryango we, bikora ku mutunzi bwe, bimukoraho cyane, atari uko afite icyo yacumuye, ntacyo yari yaracumuye, ariko Imana yemeye ko bimugeraho hari icyo ishaka kumwigisha. Kandi nashimye Imana, kandi iteka nshima n'Imana, kuko Yobu yasobanukiwe neza icyo Imana yashatse kumwigisha, akuramo n'isomo, ari ryo tubona muri Yobu igice cya 42 umurongo wa 4, aho Yobu amaze kwibonera icyubahiro cy'Imana, amaze kwibonera igitinyiro cy'Imana, amaze kwibonera gukomera kw'Imana, yicishije bugufi maze ayirekeshyirwa hejuru, aravuga ati ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa, nkaba nihannye nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Yobu yamenye urugero Imana iriho n'urugero nawe ariho. Yobu yamenye ko Imana ari Imana isumba byose. Yobu yamenye ko Imana ari Imana iri hejuru y'ibyabona byose. Yobu yamenye ko ari Imana yashyizeho kandi ishobora no gukuraho. Yobu yamenye ko ari Imana atagomba kugisha impaka mu buryo ubwo ari bwo bwose, agomba gucishwa bugufi imbere yayo, Imana igahabwa icyubahiro. Ibyo ngibyo Yobu amaze kubyumva arihana, arahinduka. Amaze guhinduka ngo yicisha bugufi, yumva ko we ntacyo ari cyo, akabigereranya no kwigaragura mu ivu kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro cyayo. Kandi ikibazo cyayo wamaze kumenya noneho Imana icyo ari cyo, Imana yagaragaje ko ari Imana koko, kubwe ihindura amateka ye n'ibindi byose, nk'uko tuza kubisoma cyangwa se nk'uko mwabisomye mu gice gikurikira iki ngiki cya 42. Imana rero ikiriho ishaka kutwigisha muri kino gihe dushaka kugira ngo twige gukuza urukundo rwayo yashyize muri twebwe, nuko tubanza tukamenya umwanya wayo, tukayiha umwanya ikwiriye, kuko Imana niyo itwigisha gukundana. Ntabwo rero twakundana ngo twange Imana, ibyo ntibishoboka. Ntushobora kuvuga ngo ndakunda abantu nanga Imana, kimwe nuko utakunda Imana ngo wanga abantu, ni ibintu bijyana. Niba urimo ushaka gukunda abantu, urakunda Imana, nukunda Imana nanone urakunda abantu. Akaba ariyo mpamvu mbere yo kuvuga ku rukundo Imana ishaka kutwigisha hagati yacu, nabanje kuvuga ngo reka tubitangirize aya magambo yo kubanza kumenya ngo ibyo dukora byose tubikoreshwe no guha Imana icyubahiro, tubikoreshwe no kumenya igitinyiro cy'Imana. Imana nimara guhabwa icyubahiro muri twebwe, nitumara kumenya igitinyiro cy'Imana muri twebwe, nitumara kuha Imana umwanya wayo muri twebwe, ibisigaye byo gukundana hagati yacu, gufashanya no kugendana hagati yacu, izabidushoboza, izanabidukoresha. Ijambo rero rya kabiri nanone rigaragara ko ari nk'isomo naryo dukura muri iyi minsi tumaze, turiho tugeragezwa, turiho duhanganye n'iki cyorezo cya coronavirus. Ni ririya jambo ryanditse ku murongo wa 14 aho twasomye, rivuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Urukundo rwa Kristo ruraduhata. Turiho turavuga ngo dukora imirimo myiza ihesha Imana icyubahiro, ariko iyo mirimo myiza turiho dushaka gukora ihesha Imana icyubahiro, turayihatwamwo n'urukundo rwa Kristo, turayishobozwa n'urukundo rwa Kristo, turayikoreshwa n'urukundo rwa Kristo, turayitegekwa n'urukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo ni rwo ruyiduhata. Pawulo yasobanuye neza urwo rukundo rwa Kristo icyo ari cyo, icyo rusobanura. Aravuga ngo Kristo yapfiriye bose. Kristo yapfiriye bose. Noneho kubera ko Kristo yapfiriye bose, niko natwe bikwiriye kudutera umutima wo kumva ko twakwitangira abandi natwe. Kubera ko yatwitangiye, natwe twitangira abandi. Kubera ko yadupfiriye, natwe twumve ko twapfira abandi. Nukuvuga ngo Pawulo yabisobanuye neza, aravuga ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo. Umuntu yo kumva ko ariho kubwe, umuntu yo kumva ko ariho kugira ngo arangize ibyifuzo bye, kugira ngo arangize
ibimunezeza, kugira ngo yirangirizeho ibyo kwishimisha, ahubwo umuntu yumveho kubaho kwe, impamvu yo kubaho kwe, ikimutera kubaho kwe, ikimutera kumva ko ariho ari abandi. Ndiho kugira ngo abandi babeho neza, ndiho kugira ngo abandi bishime, ndiho kugira ngo abandi banezerwe, ndiho kugira ngo abandi batamererwa nabi kubera ko ndiho. Urukundo rwa Kristo rero ruraduhata. Urukundo rwa Kristo nirwo ruduhata kubikora. Iri jambo guhata naryumvise mu buryo bugera nko kuri butatu. Ubwa mbere naryumvise mpereye ku gisobanuro cyangwa se ku buryo iri jambo rikoreshwa mu rundi rurimi. Mu Gifaransa bakavuga ngo l'amour de Christ nous presse. Presse ni bishobora kuba gusunika, nkuko bishobora kuba no gukanda. Urukundo rwa Kristo ruradukanda. Urukundo rwa Kristo ruradukanda. Mu ngo tugira ibikoresho dukoresha, muri ibyo bikoresho dukoresha mu ngo harimo ibyo ibikanda imbuto. Press bikazikanda. Ibyo bikanda imbuto rero mu rubuto ufashe nk'icunga ukarikuraho igishishwa, noneho ukarishyira muri icyo gikanda imbuto, zirakanda hakavamwo umutobe uryoshye. Urukundo rwa Kristo ruradukanda kugira ngo muri twebwe tuvemo umutobe uryoshye. Hari ibiryoshye biri muri twebwe, ariko ibyo biryoshye biri muri twebwe ntabwo byavamwo urukundo rwa Kristo rutadukanze. Buriya bucya abantu bakunda buva mu binyagu. Binyagu ni ibintu inzuki zitereramo, bakabifata bakabishyira mu kintu cyabigenewe. Iyo kintu bashyizemo cyabugenewe bakakanda, bakanda hakavamo imishongi y'ubuki, hanyuma igishashara bakakijugunya. Ubuki ntibwaza batabukanze ngo buvemo. No muri wowe Imana hari ibyo yashyizemo, hari ibintu Imana byiza yagushyizemo. Hari urukundo rukubamwo, ibigaragaza urukundo rukurimwo Imana yagushyizemo. Imana ishaka kugira ngo ikande, n'ibikanda bisohoka biryohera abandi. Ariko ibyo byose rero birasohoka ari uko uciye mu nzira ya Yesu, ukoze nk'uko Yesu yakoze, ugize urwo rukundo rwa Yesu. Inkomoko y'urukundo rwa Yesu ikaba ari gukoresha inaguhata. Urukundo rwa Yesu turufataho urugero ruvuga ngo yakunze abantu aritanga. Imana yakunze abantu iratanga. Yesu nawe akunda abantu aritanga. Urukundo rwa Yesu rujyana no gutanga no kwitanga. Urukundo rw'Imana iyo rukurimwo rukaba rugomba ruguhata, ruraguhatira kugira ngo witange, ruraguhatira kugira ngo utange, ruraguhatira kugira ngo ibikurimo biryoshye ubisore muri wowe bifashe n'abandi. Urukundo rwa Kristo tugomba kurureka rugakura muri twebwe, kandi rugakura rwerekana ubwo buryohe buturimo, rugakura rwerekana ibyo byiza twifitemwo, twibaniraga nabyo twenyine, abandi ntibabibone, tukinezererwa tukinezeza, abandi ntibabone uwo munezero tubamwo, tukibwira yuko turi mu rukundo, ariko ntabwo tuba turi mu rukundo. None urukundo rwa Kristo rugiye kuduhata kugira ngo ibiturimo byiza bisohoke bigere ku bandi. Iyo umuntu arimo atanga nibwo aba yabaye umuryohe, bwa buryohe buramusohokamo nawe agahinduka umuryohe. Abamubonye bakavuga ngo dore umuryohe. Umuryohe ubundi ubusanzwe hanze aha ni umuntu ukize, arakize kubera ko atanga. Ariko iyo urukundo rwa Kristo rutaguhata kuba umuryohe, uragenda ukaba umukene kubera ko iteka ryose uhora wumva ntacyo ufite waha abandi. Iyo udafite icyo afite rero ahora ari umukene iteka ryose mu mutima. Uwo muntu rero udafite icyo afite, niyo yaba bifite akumva arabigaye, akumva arabisuzuguye, akumva ntabikiriyemo, akumva ntacyo afite yaha abandi, ntacyo afite yamarira abandi, nta buryohe afite, ni umukene wo gufashwa. Urukundo rwa Kristo ruraduhata. Urukundo rwa Kristo ruraduhata. Iyo iri jambo kuduhata turyumva, twumva ko harimo no gusunika. Ruradusunika, rukadusunikira kugira ngo dukore ibyo tutagombaga gukora. Ruradusunika, ruraduhata, rukanadusunika, rukaba ari rwo rudukoresha.
muri iyi minsi njya nkibaza ntariko ko abantu batakiza guterana ku cyumweru kubera ko turi muri gahunda yo kwirinda, aho iwabo iyo bahari rwa rukundo rurabahata. Ese rubahata gukora iki? Ese rubahata rubereka ibiki n'ibiki? Ese rubahata rubereka ngo nimuze hano dusenge Imana ihabwe icyubahiro? Urukundo rwa Kristo rwagombye kuduhata tuvuga ngo nubwo tutagiye mu iteraniro ku rusengero, urusengero rwo mu mitima yacu ruracyakora, rurafunguye. Mureke tujye mu rusengero rwo mu mitima yacu, tuhanezererwe, tuhafashirizwe, twishime, hanyuma noneho dukore n'umurimo w'Imana nk'uko twagomba kuwukora turi kumwe n'abandi. Urukundo rwa Kristo rukaguhata gutekereza gutyo, rukaguhata kumva ko hari uburyohe bukurimo wagombye gusohora. Urukundo rwa Kristo rwagombye kukubwira ngo muri kino gihe dufite abantu bababaye hirya no hino, ntabwo ukwiye kwitwara uko wishakiye. Urukundo rwa Kristo rwagombye kuguhata kugira uko witwara. Ndiho ndatangara iyo ndebye aho ntuye, ndeba abantu banyura mu muhanda. Ejo bundi nabonye abana batambuka, n'abana dore ko n'abanyeshuri baje mu kiruhuko, na rero urubyiruko rugenda hariya hanzanga ni benshi, bagenda rwose bahagarara ari nke groupe y'abantu nka batanu batandatu, bakajya hamwe bakifata ifoto ya za zindi za selfie, bagera hirya nkabona bakubitanye ibiganza nuko. Ese abo bana bazi ibihe turimo ibyo ari byo? Ese abantu bakitwara gutyo hanze ahangaha bazi ko turi ku rugamba rwo kurwana n'icyorezo, kandi icyo cyorezo tuzagitsinda nuko twirinze ubwacu kugira ngo twandure, kandi twirinze no kugira ngo twanduze n'abandi. Hari uzakubwira ati jewe ntabwo nanduye, ndabizi neza, ndi muzima, nta mpamvu rero yo gukomeza kwizirika, nta mpamvu yo gukomeza kwihambira, shatse nagira umudendezo wanjye, shatse nabaho nkuko mishatse. Ibyo ngibyo akaba yabitwara gutyo. Ariko menya yuko niba abandi bafashe umugambi wo kurwanya ikibazo, wowe ugafata umugambi wo kwinezeza, ubwo utanze inzira, utanze icyuho aho cya kibazo kigiye kunyura, kandi nikihanyura kizakomeza cyangirize igihugu, nicyangiriza igihugu kizangiriza nawe ubwawe, nawe uzabe ingaruka izakugeraho. Yenda hari n'ubwo bazarwara ubutaha bikomeje bigakwira, yaba nawe wazamo. Nyamara uyu munsi turiho turinda n'abandi bose tutazi, turindira ngo batandura. Urukundo rwa Kristo rero niruduhate twumve ko kwirinda nabyo biri mu rukundo rwa Kristo. Kwirinda no gufata ingamba mvuga ngo jewe singiye kwinezeza, ahubwo ngiye kwirinda, ntavaho mba impamvu yatuma hagira undi muntu w'umunyarwanda wari we wese wakwandura. Yewe nataba n'umunyarwanda, hatagira n'undi muntu wo kwisi wandura binturutsemo. Urukundo rwa Kristo rwagwata gukora gutyo. Iyo wateraniye mu rugo n'umuryango wawe, aho ujya wibuka yuko burya itorero rya Kristo muri paruwasi usengeramwo ribeshwaho, abakozi bakora babeshwaho, abakozi bahakora babeshwaho n'ituro twatangaga buri cyumweru. Ujya ubyibuka? Ujya wibuka yuko ubwo twagiye mu ngo zacu umunyezamu gihari? Ujya wibuka yuko abatuma bene ibiganiro nk'ibi ngibi bikugeraho bagihari bagikora? Ujya wibuka yuko abayobozi bacu bariho kandi ari abakozi badukorera, twe tugomba gufasha kubaho? Ubyo ujya ubibuka? Kandi uburyo bwashyizweho tugomba kubafashirizamo kugira ngo nawe babeho, ni ukucisha ituro ryacu dutura buri cyumweru no ku mibyizi, ni ukurizana rikajya mu nzu y'Imana. Ryagera mu nzu y'Imana ababishinzwe bakagena icyo bagiye kurikoresha muri ya mirimo yose yateganijwe. None se urukundo rwa Kristo rurakubwira iki kuri ibyo ngibyo? Urukundo rwa Kristo uri mu rugo rw'iwawe, niba ujya unabyibuka ukabitekerezaho, uri mu rugo rw'iwawe ukavuga uti twiterane dusenge. Ese muribuka yuko hari abantu bari babeshejweho n'ituro mutura kugira ngo mutazavaho mutuma habaho icyuho? Kurwana n'iki cyorezo ni no kurwana n'ingaruka kiriho gitera mu buryo butandukanye ahantu henshi. Imwe rero mu ngaruka birimo bitera n'abantu bari babeshejweho n'ubu buryo, bari babeshejweho n'iyi mikorere twari dufite, none batagiye kongera kubaho nk'uko byari bikwiriye nitudakomeza kubafasha nk'uko twajyaga tubafasha.
urukundo rwa Kristo nirutubwire ngo imirimo nakoraga myiza yose ntabwo ngiye kuyereka, ntigiye guhagarara, nkwiriye kuyikomeza. Nubwo ntajya mu rusengero, si ngombwa ko njya mu rusengero, ariko aho ndi hose ndacyari kuba wa murimo wanjye w'Imana. Icyo gihe nta kizahungabana. Icyo gihe n'uwashatse kugira ngo hagaragara ingaruka, maze izo ngaruka zibaza zivuga ngo Satani aratsinze, azamwara kubera ko azasanga nta cyahungabanye abayoborwa cyangwa se abasunikwa n'urukundo rwa Kristo rwabakoresheje ibyo bagomba gukora byose, nta na kimwe gisigaye. Ese urukundo rwa Kristo mu gihe usenga rujya rukwereka yuko nubwo uri muzima utarandura, ariko hari abarangije kwandura ubu ngubu indwara yagaragayeho bari kwa muganga. Imana ishimwe mu gihugu cyacu baracyari bakeya, nta nubwo twifuza rwose ko barenga uriya mubare, ahubwo Imana idufashe bo kongera kwiyongera bagarukiye kuri uriya mubare. Ariko uriya mubare nawo wa 10 na bangahe dufite barababaye, bakeneye guhumurizwa, bakeneye gusengerwa. Ese mu isengesho ryawe ujya uca muri buri cyumba ugenda ubingingira Imana, usaba Imana ngo ibagenderere, usaba Imana ngo ibahumurize, usaba Imana ngo ibiyereke, usaba Imana ngo ibakize vuba basohoke bajye gukora imirimo yabo, basange imirimo byo bakoraga mu gihugu bitarapfuye bitarahungabanye. Ese ujye usabira imiryango yabo, kuko imiryango yabo ishobora kugira ikibazo ikumva ko yose ibaye nk'igiye gushyirwa mu kato. Ujye ubasabira kugira ngo nabo bahumurizwe, bakomere kandi baneshe kandi batsinde. Ese ujye usabira abaganga babavura nabo bari imbere y'icyo kibazo kandi bashobora kwandura, ugasaba Imana ngo Mana bafashe bo kwandura, Mana bafashe bo bakomeze babone ubushobozi n'ubwenge n'ubushishozi, ndetse bamenye gukemura kiriya kibazo vuba na vuba, bariya barwayi bakire vuba batahe, n'iriya miti nayo ikora umurimo wayo, maze abantu hamwe n'amasengesho, imiti n'amasengesho bituma abantu bakira bagataha. Ibyo ngibyo byo byibuka. Urukundo rwa Kristo ndiruduhate gukora nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu byiza biturimo, ni ibintu byiza, ni bwa buryohe buturimo. Ubwo buryohe buturimo nitubwohereze kuri abo ngabo, nitubwohereze mu gihugu cyose, kugira ngo n'abayobozi bumve ko bahumurijwe, turi kumwe nabo batubwira ngo nitwirinde ibi, bakabona ibyo twatubwiye kwirinda turabikora nk'uko twabivuganye. Burya n'umuyobozi aroroherwa, nawe urukundo rwawe rukaba rwaguhase kumufasha koroherwa, uburyohe bwawe bukaba bwamugezeho. Aha rero ndiho nibaza ngo twamenye ibyo dufite muri twebwe, twamenye urwo rukundo rw'Imana rutubwira ngo niyo mpamvu tudakwiriye kubaho ku bwacu, ahubwo dukwiriye kubaho ku bw'abandi. Abantu benshi bariho barinezeza. Iyo nsomye kuri izi mbuga tubaho za WhatsApp n'izindi, usanga umuntu akubwira ngo yaya ngo barafunze, ngo nkumbuye kujya mu rusengero, ngo nibyinire, ngo nkumbuye kujya kunezererwa mu rusengero, ngo nkumbuye. Mbese wowe unejerejwe no urumva aho uruhangayikishwe no gushaka gusubira mu rusengero kujya kubyina, mu gihe abandi barimo barwana n'ikibazo gikomeye, ndetse turimo dusengera abarwayi ngo bakire, wowe urashaka kuvuga kubyina gusa. Kubyina bizabaho. Ntabwo Imana yanze ko tubyina, ntabwo Imana yanze ko tunezerwa, ntabwo Imana yanze ko twishima. Bizabaho, ariko bizabaho ryari? Turangije uru rugamba turiho, kugira ngo to gukomeza guteza ikibazo ngo kiyongere, ahubwo tukigabanye tunashire, noneho tugaruke mu byacu byo kujya kunezerwa dushima Imana. Urukundo rwa Kristo ni ruduhate tumenye ko tudakwiriye kubaho mbere yo kureka ngo abandi babeho nabo. Hari icyambere ikindi ngiye gusozerezaho. Urukundo rwa Kristo ni rutume tutagiye kwirebaho ngo umuntu yumve ko agiye kumva ko agiye kwineza no kwishimisha cyane kuruta kureba ku bandi. Ejo buri nabonye kuri televiziyo igihugu kimwe barimo bagurisha imbunda, abaturage bagiye kwiduka kugura imbunda zabaye nkeya, kandi ikibazo bari bafite ngo ni ukwirwanaho, ngo kugira ngo abantu bataza kubiba. Ikindi kibazo bari bafite nuko bamwe bari bahashye ibintu byinshi, amaduka bayamazemo ibintu, abandi baje nyuma basanga nta bintu bikirimo. Ikindi kibazo gihari ni abacuruzi baba bazamuye ibiciro byabo, noneho abakene ntibaze ngo babone ibyo bagura, bagasanga n'ibiciro byazamutse, amafaranga ntayo bafite, bagasanga ntayo bafite. Abo bantu bose biragaragara yuko batarashyikira rukundo tuvuga rwa Kristo.
noneho twebwe abafite ubwo buryohe barubonye nimureke ruduhatire kwegera no gutanga ibyo dufite biryoshye kugira ngo tubere abo ngabo umucyo, tubabere isomo, tubigishe, tubahugure. Nuhura n'uriho uzamura ibiciro umuhugure, nuhura n'uwo nguwo uri mutwara byose ngo abirangize abandi babura ibyo batwara, duteze ko bimaze byose abandi baratwara iki? Duhugurane, tubabwire, tubahe ubwo buntu bw'Imana twahawe, urukundo rwa Kristo ruduhate nawe tubahate kugira ngo barugenderemo. Ndashaka kugira ngo bene data mbasengere kandi nsenga nanjye nisengera ngo Imana itugarure mu rukundo rwayo muri kino gihe, kugira ngo twumve neza ko iki Imana ishaka rukomenya ko ari Imana ikomeye y'icyubahiro, ari Imana ikomeye idusumba, ari Imana ikomeye dukwiriye kubaha, kandi tukagenda muri icyo gitinyiro n'icyubahiro cyayo twamamaza urukundo rwayo kugira ngo abantu barumenye, nibarumenye barusakaze muri bo nabo babeho neza. Kandi Imana y'urukundo, Imana y'amahoro, Imana yumva, yakunze uru Rwanda n'ubikirukunda, ikomeze dufashe kugira ngo igihugu cyacu gikire iki cyorezo cy'iyi virusi, hanyuma abanyarwanda babone uko basubira mu mudendezo wabo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mureke dusenga Imana. Turagushimiye Mana yacu kubw'urukundo rwakunze abantu bawe, rwatumye wohereza Yesu Kristo kugira ngo tukumenye, kandi abakumenye bose wabahaye kuba abana b'Imana. Icyo dukeneyeho rero nk'abana b'Imana bo wahinduye ni ukwerekana ubumana bwawe muri twebwe muri kino gihe cya none, ni ukwerekana imico yawe myiza aho dutuye muri kino gihe turiho tuhanganye n'iki kibazo, tukerekana imico yawe kugira ngo tubere abandi urugero rwiza. Kandi turagusaba tukwinginga ngo Mana y'ukuri ifite ubushobozi n'icyubahiro n'imbaraga, utenderere iki gihugu, duhagaritse mu izina ryawe kiriya cyorezo, duhagaritse mu izina ryawe iyi virusi iriho ibuza abantu amahoro. Kandi turanagusaba kugira ngo abarwayi wakize mu izina ryawe, n'abarwaje nabo n'abakigeragezwa batarabone ibimenyetso byo kurwara nabo bizagaragare ko nta bihari nk'uko twabyumvise. Hamwe tugushimira ibyo watangiye gukora, maze Mana ishobora byose, u Rwanda rwongere rugira amahoro, igihugu cyongere kigira amahoro, igihugu cyongere kigira umutekano, n'isi yose kandi igira amahoro n'umutekano. Turabigushimiye cyane, kandi abantu baye kukumenya no gusobanukirwa, bamenye igitinyiro cyawe, bakubaye kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.